Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni umunezero mwinshi kongera kubona uyu mwanya wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Iyo tugize amahirwe tukabona aka kanya gatoya kuganira namwe, tuba twumva dukwiriye kubishimira Imana kuko haba harimo ingorane nyinshi. Ubwo rero kubona bikunze turabishimira Imana cyane, kandi namwe turabashimira kwigomwa uyu mwanya mukaza gutega amatwi icyo Imana ibabwira binyuze mu ijambo ryayo. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Reka rero tubanze dushime Imana, dusenge, hanyuma tuze gushaka ijambo twateguriwe uyu munsi turiganireho. Ureke tujye imbere y'Imana. Mana, turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu tugirira, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye nanone uyu mwanya tubonye kugira ngo tube imbere yawe tuganire ijambo wandikishije, kugira ngo tubashe kumva neza icyo dushakaho muri iyi minsi ya none binyuze mu ijambo ryawe. Uze rero ubane natwe ngo tugirire neza. Umwuka wawe wera atugenderere, akomange buri muntu wese ugiye kumvira ijambo kugira ngo arigirire kandi asobanukirwe neza ubushake bwawe kuri we. Nanjye ndisengeye kugira ngo ubane nanjye, kugira ngo ibyo mvuga ntibibe amagambo yanjye, ahubwo bibe mu bushake bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turi buze kuganira ku ijambo ryiza cyane dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 9. Turi buze gusoma umurongo wa 13 w'icyo gice, tuze gusimbuka dusome n'umurongo wa 18, tuze kugarukira ku murongo wa 26. Mureke rero dusome iryo jambo mu izina rya Yesu. Reka dusome umurongo wa 13. Haranditse ngo, ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa, icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Dusimbuke tujye ku murongo wa 18. Akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira, aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Nuko hari umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, kuko yibwiraga ati, ninkora umwenda we gusa ndakira. Yesu arahindukira, amubonye aramubwira ati, mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira uwo mwanya. Yesu ageze mu muryango y'inzu y'uwo mutware, abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga, arababwira ati, nimuhave, kuko uyu mukobwa atapfuye ahubwo asinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa, yinjira mu nzu, afata ukuboko kw'ako gakobwa, nuko karabyuka. Iyo nkuru yamamara muri icyo gihugu cyose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi buze kuganira kuri aya magambo tumaze gusoma, kandi umutwe nifuje guha iki kibwiriza uravuga ngo mubanze mumenye neza ikiri ijambo risobanura, ngo nkunda imbabazi si ibitambo. Imbabazi ziruta ibitambo imbere y'Imana. Ni igitangaza. Hariho ibintu duha agaciro cyane, kandi nibyo koko mu by'ukuri amaturo n'ibitambo bifite agaciro cyane, ariko ijambo dusomye uyu munsi riradusobanurira neza ikiza imbere.
ari imbabazi n'ibitambo, ari amaturo n'imbabazi, ikiza imbere ni iki? Iri ni ijambo rikomeye cyane, ntekereza yuko rigiza kugira icyo rihindura mu mibereho yacu, mu buzima bwacu, mu bukristo bwacu. Rero mu kuganira kuri aya magambo dusomye, ndashaka yuko tuza kwibanda cyane kuri uyu murongo wa 13, kandi aya ngaya ni amagambo yavuzwe na Yesu. Reka ndetse nongere nsome uyu murongo kugira ngo tuze kuganiraho mwese mwawumvise, tuwusobanukirwe neza. Umurongo wa 13 uravuga ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Mbese koko iri jambo risobanuye iki? Iri jambo risobanuye iki kuri twebwe mu minsi ya none, twaba abakristo basanzwe, twaba abayobozi b'itorero? Ese koko iri jambo turaryumva? Iri jambo turarisobanukiwe? Dusobanukiwe ijambo ry'imbabazi icyo rivuze muri iyi minsi ya none? Ni iki duha agaciro kurenza ikindi mu itorero ry'uyu munsi? Imana itugiriye neza. Mbere yuko Yesu avuga aya magambo, avuga iri jambo riri kuri uyu murongo wa 13, hari impaka zari zavutse hagati y'abigishwa be n'abafarisayo. Abafarisayo basanze abigishwa ba Yesu, baramubwira bati bite byanyu, kubera iki shobuja umutware wayo asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Ni ukubera iki? Umuntu muzima uvuga ko ari umuntu w'Imana, umuyuda ukomeye mu itorero, ndetse ujya avuga yuko ari umwana w'Imana, ni gute atinyuka agasangira n'abanyabyaha, agasangira n'abakoresha b'ikoro? Birumvikana yuko mu myumvire y'abayuda, abakoresha b'ikoro bafatwaga nk'abapagani, bafatwaga kimwe n'abanyabyaha bandi basanzwe, kubera nyine imyitwarire yabo, uburyo bamburaga rubanda, bakaka imisoro irengeje. Kubera imyifatire yabo, abayuda babafataga nk'abanyabyaha, babafataga nk'abapagani. Rero mbere yuko Yesu avuga aya magambo turi buze gushingiraho ikibwiriza cy'uyu munsi, ari ku murongo wa 13, ari amagambo Yesu yayavuze ayakomoye kuri izo mpaka abigishwa be bari bagiranye n'abafarisayo. Farisayo babaza abigishwa be impamvu Yesu asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro. Rero Yesu avuga ari amagambo yashakaga kwerekana yuko abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha ari abantu bo kugirirwa imbabazi. Niho rero yahereye avuga ari amagambo yo ku murongo wa 13, aravuga ati mbere yo gukomeza izi mpaka, mwari mukwiriye kubanza kwiga icyo aya magambo, ikiri jambo risobanurwa. Icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Yashakaga kuvuga iki? Ntabwo ari uko yashakaga kuvuga yuko ibitambo ari nta mumaro bifite, amaturo ari nta mumaro afite, ahubwo ibitambo yabifatanyije n'indi mihango y'idini yari iriho muri icyo gihe, asobanura neza yuko imbere y'Imana igifite agaciro atari imihango y'idini. Muri iyo mihango y'idini hakaba harimo gutanga ibitambo binyuranye, ariko si byo byonyine, hari n'indi mihango abayuda bakurikizaga mu itorero, bakayirutisha ibindi byose, ku buryo iyo mihango yari ifite agaciro gakomeye ugereranyije n'imbabazi, ugereranyije n'urukundo, ugereranyije n'ubugwaneza, ugereranyije n'ubuntu n'izindi ndangagaciro zakagombye kuba ziranga umuntu w'Imana. Rero Yesu kuri uyu murongo yasobanuye neza yuko imbere y'Imana igifite agaciro atari ukwimika imihango y'idini, ahubwo igifite agaciro ari imbabazi zikwiriye kugirirwa abanyabyaha, zikwiriye kugirirwa abo bantu bose bafatwaga nk'abafite agaciro gakeya imbere y'Imana. Aravuga ati nanjye nka Yesu nta kindi cyanzanye
usibye abo bantu bashyirwa inyuma y'itorero bagatekerezwa nk'abaciriritse, bagatekerezwa nk'abatazwi n'Imana, naje kubera abo bantu. Aravuga ati nk'umuvuzi naje ku bw'abo bantu barwaye, abo mwita abanyamahanga, abo mwita abakoresha b'ikoro, abo banyabyaha nibo batumye manuka kugira ngo nabo bagirirwe imbabazi z'Imana, bakira agakiza k'ubuntu muri Yesu Kristo. Nabo ayo magambo yaturutse. Ariko kugira ngo turusheho gukomeza gusobanukirwa n'aya magambo twasomye uyu munsi, ndashaka yuko twinjira mu mateka yayo, twinjira uko byari bimeze igihe ayo magambo yandikwaga. Ninde wayanditse? Yanditswe ryari? Yandikiwe nde? Kubera iki yanditswe? Yaraje gukemura ikihe kibazo cyari gihari? Nk'uko bigaragara, ya magambo tuyasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Bishatse kuvuga ko n'ubundi ni inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Matayo witwaga Lewi. Ukuvuga yuko Matayo yari afite amazina abiri, izina rya Kiyahudi cyangwa rya Kiyuda Lewi, ndetse n'izina rya Kigiriki Matayo. Niko akenshi na kenshi byabaga bimeze muri kiriya gihe, abantu bagiraga amazina abiri, izina rya Kiyuda n'izina rya Kigiriki. Rero Matayo nawe yitwaga Lewi. Uyu rero niwe wanditse aya magambo. Matayo atari yakurikira Yesu, yari umukoresha w'ikoro. Nawe ubwe yari umukoresha w'ikoro. Yari umwe muri ba bantu Abayuda bafataga nk'abanyamahanga. Nawe yakundaga amafaranga. Birashoboka yuko hari n'abantu yambuye, yariganyije, akabaka imisoro irenze kugira ngo abone amafaranga ashyira mu mufuka we. Nuko nguko Matayo yari ameze mbere yuko ahura na Yesu, akamutoranya kugira ngo abe intumwa ye, abe umukozi we. Yari umukoresha w'ikoro ukunda amafaranga, ariko Imana imugirira neza. Amaze guhura na Yesu aza guhinduka ku buryo yabaye umwe mu banditsi b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko yabanye nawe, yagendanye nawe, ibyo avuga arabizi neza. Rero amagambo twasomye yanditswe na Matayo, uyu nyine witwaga Lewi. Ayandikira bande? Ayandikira Abayuda bakomezaga imigenzo y'idini yabo ya Kiyuda, ariko nanone ayandikira Abayuda bari baramaze guhinduka Abakristo. Abo bose aya magambo yarayabandikiye. Kandi aya magambo yanditswe hagati y'umwaka wa 30 n'umwaka wa 40 Yesu amaze gusubira mu ijuru. Icyo gihe rero mu itorero ry'icyo gihe, itorero rishyashya rya Kristo ry'icyo gihe, ryari rimaze hagati y'imyaka 30 cyangwa 40, harimo impaka zikomeye, impaka zishingiye ku muco itorero ryavukiyemo. Abayuda bari barahindutse Abakristo, bibwiraga yuko kugira ngo umuntu akizwe agomba gukurikiza amategeko ya Mose, guhera ku rya mbere kugeza ku rya nyuma, inyuguti ku yindi. Nuko nguko abantu bari bahindutse vuba, bumvaga gukizwa, bumvaga yuko umuntu akizwa no gukurikiza amategeko, inyuguti ku yindi, nta na kamwe usimbutse. Ariko Yesu amaze kuza, yatweretse neza yuko umuntu adashobora gukizwa no kubahiriza amategeko inyuguti ku yindi, ahubwo ashobora gukizwa n'ubuntu bw'Imana tubonera muri Yesu Kristo. Rero izo mpaka zariho kubera nyine umuco wabo, n'ubundi nubwo bari barahindutse Abakristo, ntabwo baretse n'ubundi ibyo bari barize kera byo mu muco wabo, byo mu idini yabo ya Kiyuda. Bumvaga bashobora kuba Abakristo, ariko n'amategeko bakayatsimbararaho cyane,
uko bayubahirizaga n'ubundi, bakayandika mu ruhanga, bakayandika ku nkomanizo z'umuryango. Wumva ko ibyo bintu bikwiriye gukomeza, ni ukuvuga imico yo mu itorero ryabo rya mbere, yo mu idini yabo ya mbere ya kiyuda, igakomereza no mu itorero rya gikristo ryari rivutse. Nuko nguko baryumvaga, nuko babifataga, ku buryo rero n'ubundi abanyamahanga bakomeje gufatwa muri iryo torero rya Kristo ryari rivutse, bakomeje gufatwa nyine nk'abanyamahanga, abatejejwe, abanduye, badakwiriye kuba bakwegera ubwoko bwejejwe, ubwoko bw'Imana. Nuko n'ubundi abanyamahanga bakomeje gufatwa. Rero Yesu avuga ariya magambo, nicyo kibazo yaraje gusubiza cy'uburyo abanyamahanga, abatari abayuda, bafatwaga mu itorero rya Kristo. Abereka neza yuko abo banyamahanga, abantu batari abayuda, aribo ndetse batumye Yesu aza kugira ngo nabo bitwe abana b'Imana. Abereka agaciro abanyamahanga bakwiriye kuba bahabwa mu itorero ry'Imana. Aravuga ati ntabwo nazanywe n'abakiranutsi, nazanywe n'abanyabyaha. Ntabwo nazanywe n'abiyita abejejwe, nazanywe n'abemera yuko banduye bakaba bakeneye ubuntu bw'Imana. Yesu nicyo ngicyo cyamuzanye. Rero ariya magambo nuko nguko Yesu yavuze, yagira ngo asobanure impamvu yaje, yazanywe n'imbabazi, yazanywe n'ubuntu, bitandukanye n'abumvaga yuko umuntu ashobora gukizwa no kubahiriza amategeko inyuguti ku yindi. Abayuda rero ntabwo ibyo ngibyo babyumvaga, ari nayo mpamvu abigisha amategeko, abafarisayo, babazaga intumwa za Yesu bati kubera iki Yesu asangira n'abakoresha b'ikoro, asangira n'abanyabyaha? Rero Yesu abaha umucyo kuri uriya murongo wa 13. Kugira ngo dukomeze kumva aya magambo, ndashaka gusobanura umurongo ku wundi mu mirongo twasomye, kuko icyo mba nifuza nuko abantu bankurikiye, abantu banteze amatwi, basobanukirwa buri kintu twavuzeho, ntibaze gusigarana ikibazo ku murongo uwo ari wo wose. Kandi burya niyo ntego y'ikibwiriza, ni ugusobanurira abantu kugira ngo basobanukirwe neza ijambo ry'Imana icyo rivuze. Reka mpere kuri uriya murongo wa 13. Uriya murongo wa 13 uvuga ngo ntabwo nazanywe n'abakiranutsi, nazanywe n'abanyabyaha, sinazanywe n'abazima, nazanywe n'abarwayi, kandi ntabwo nshaka ibitambo, icyo nshaka ni imbabazi. Uriya murongo usobanura iki? Aho Yesu yabwiye bariya Abayuda, akababwira ngo nimubanze mugende mwige, nimubanze mugende mwige, mugende mubanze mwige. Ikiri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Yani ijambo rikomeye cyane Yesu yarababwiye, ijambo rikomeye. Bariya abantu yabwiraga bari abigisha amategeko, bari abahanga mu by'amategeko, bari abahanga mu by'idini ya kiyuda, biyumvaga nk'abantu b'abakiranutsi b'intangarugero. Yesu ababwiye ijambo rikomeye, ababwiye yuko mu yandi magambo ari injiji, nubwo bibwira yuko bazi, ntacyo bazi. Nubwo bibwira yuko ari abakiranutsi, si abakiranutsi, ahubwo bakwiriye kugenda bakiga icyo ijambo ry'Imana rivuga. Arababwira ati ibyo mwibwira si byo. Mbere yo gutangiza impaka, mbere yo gushoza urugamba, mugende mubanze mwige iri jambo risobanurwa gute. Ngo icyo nkunda si ibitambo, ni imbabazi. Mu yandi magambo, imbabazi ziruta ibitambo. Mugende mubanze mwige. Mu by'ukuri kubwira umwigisha amategeko ririya jambo ngo nagende yige icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo amategeko avuga, ni nk'uwabwira umwarimu wa kaminuza muri iki gihe
akamubwira ngo nagende yige gusoma no kwandika. Kuko bariya abantu barabahanga, bari bazi yuko basobanukiwe ibintu byose. Yesu gutinyuka kubabwira ngo nibagende bige, yarabakoze mu bwonko cyane. Ariko ntabwo bari basobanukiwe koko ririya jambo. Yesu icyo yashakaga kubabwira yuko nubwo baba ari abantu bazi amategeko cyane, bakomeza imihango y'idini, bambara amakanzu maremare ashashagirana, ibyo byose nta gaciro bifite mu gihe badaha agaciro imbabazi, mu gihe badaha agaciro urukundo, mu gihe badaha agaciro ubuntu bw'Imana. Ababwira neza yuko bakwiriye kwisubiraho, bagasobanukirwa n'icyo ijambo rishatse kuvuga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, natwe tubashe gusobanukirwa iby'iri jambo neza. Imana icyo ishaka si ibitambo, icyo Imana iha agaciro kurenza ibindi byose ni imbabazi, ni urukundo mu bo tubana, mu bo dukorana, urukundo mu bo dusangiye igihugu. Urukundo. Ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 26 hatubwira ibitangaza bibiri bikomeye Yesu yakoze, aho Yesu yagaragaje ubushobozi bw'Imana, ubutware bw'Imana. Muri iyo mirongo tubona Yesu ahura n'umugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo ava amaraso. Tubona kandi Yesu azura umwana w'umukobwa w'umuntu witwaga Yayiro, wari umutware w'isinagogi. Yesu ngo yari ari kumwe n'abigishwa be, arangije uriya mutware w'isinagogi araza ngo apfukama ku birenge bye, aramubwira ati mwigisha, mbabarira untabare, umukobwa wanjye nakundaga, umukobwa ukiri mutoya amaze gupfa, yashizemo umwuka. Ariko nizeye yuko uramutse uhageze ukamukoraho, umukobwa wanjye yasigarana ubuzima. Ibyo Yayiro yarabyizeye. Yesu nawe aramukundira. Igihe yarafashe urugendo agiye kwa Yayiro, nibwo wa mugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo ava amaraso yamubonye. Arangije aravuga ati najyaga numva Yesu bamuvuga, none ngize amahirwe ndamwiboneye, ntabwo ari buncike. Ndagomba nanjye aragomba kunkorera igitangaza, hari icyo agomba kunkorera, iyi soko y'amaraso igahagarara. Ariko uriya mugore kubera uburyo bamuhezaga, uburyo bamuhaga akato, muri kiriya gihe umuntu wabaga ameze kuriya yabaga yanduye, yabaga ahumanye, nta nubwo yari yemerewe kuza mu bantu, no kuza mu bantu kwari ukwihara. Ntabwo we yumvaga yuko yatinyuka kubwira Yesu ngo amukoreho, nta nubwo yumvaga yuko yatinyuka gukora kuri Yesu. Yemwe ndetse ntiyumvise yuko yatinyuka no gukora ku mwenda Yesu yambaye, ahubwo yigiriye inama. Aravuga ati ngewe ntabwo ndi bukore kuri Yesu, nta nubwo mubwira ngo ankoreho kubera yuko ndahumanye, ndanduye, nta nubwo ndi buze gukora ku ikanzu ye, ahubwo icyo ndi buze gukora ku nshunda z'ikanzu ye, ni ukuvuga ku musozo w'ikanzu ye, kuri bwa budodo buri ku musozo w'ikanzu ye, niho ndi buze gukora. Ndabyizeye ndi buze kugira, kuko Yesu ko byamera kose arangiza. Nuko rero umugore ngo arabyigana, anyura mu bantu, aragenda agira amahirwe, akora ku nshunda z'ikanzu ya Yesu. Kandi akimara gukora ku nshunda z'ikanzu ya Yesu, ngo isoko y'amaraso yahise ihagarara. Imana ishimwe cyane.
nuko ngo Yesu nawe amenye yuko hari umukozeho, nuko ngo ahindukira aramubwira ati mwana wanjye humura wigira ubwoba, ntacyo uri bube, ntacyo kibaye, ahubwo kwizera kwawe kuragukirije. Nuko umugore ngo igitangaza kirakoreka, ahinduka muzima kubwo kwizera gusa. Rero bene data, nta hantu Imana itadukiriza. Yesu ashimwe cyane. Nta hantu tutakirizwa mu gihe dufite kwizera no gukora ku nshunda z'ikanzu ya Yesu byonyine birahagije kugira ngo dukizwe, kugira ngo tubone ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nuko rero Yesu ibyo ngibyo birangiye, amaze gukiza uwo mugore, yakomeje urugendo n'ubundi ajya kwa Yayiro. Agezeyo ngo asanga abantu bari ku kiriyo, kuko umwana w'umukobwa yari yamaze gupfa, byari byarangiye. Abantu ngo bavuzaga imyirongi, baririmba nyine indirimbo z'agahinda, abandi barira, ibintu byakomeye. Nuko ngo Yesu arabareba, arabitegereza, arababwira ati nimwigireyo, mwigireyo, muve mu nzira, mwigire ku ruhande. Umwana ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye gusa, ni muzima. Nuko ngo abantu bamaze guhezwa, Yesu yinjira mu nzu aho umwana w'umukobwa yari aryamye, amufata ukuboko aramuhagurutsa, umukobwa aba muzima. Ngibyo byazanye Yesu, ni ukugirira abantu neza, ni uguha abantu ubuzima, ni ukubakura mu kaga. Nicyo cyazanye Yesu. Umukobwa aba muzima, wa mugore nawe isoko y'amaraso irahagarara, bigaragaza neza misiyo yazanye Yesu, ni ugukiza abantu, ni ukubaha ubuzima. Yifuzaga ibyiza ku bantu bakiri mu isi, kandi aza kubararikira ubuzima bwiza tuzabamo igihe tuzaba tuvuye no muri iyi si. Rero aya magambo atubwira iby'ibyo bitangaza bibiri, ariko hari ikintu ngira ngo tuvumbure muri ibi bitangaza bibiri. Igitangaza cy'uriya mugore wari umaze igihe imyaka 12 ari imugongo ava amaraso, yarahangayitse, yaratanze ibyo byose, arabigurisha, abiha abavuzi, abo yashoboye kugeraho bose, usibye ko bitemeye. Hanyuma tubigereranye na kiriya gitangaza Yesu yakoreye uriya mwana nawe w'imyaka 12, bari abantu babiri, uriya mugore n'uriya mwana hari ikintu bahuriyeho. Uriya mugore yari amaze imyaka 12 ari imugongo, n'uriya mwana yapfuye afite imyaka 12 y'amavuko. Bishatse kuvuga iki? Kuri uriya mugore imyaka 12 ni imyaka myinshi cyane, ni imyaka myinshi, kuko yayimaze mu mubabaro, yayimaze mu kato, yayimaze mu ihezwa, yayimaze reka ne kuvuga ngo anuka. Murumva umuntu wavaga buri munsi, ntabwo nibaza impumuro yari afite uko yari imeze. Yari yarahindutse nabi, abantu bamuha akato atagera mu bandi, yari afite ibibazo bikomeye, yaratanze ubutunzi bwe, yari yarageze mu bavuzi benshi ariko biranga. Rero iya myaka 12 yari imyaka y'umubabaro ukabije cyane kuri uriya mugore. Ariko noneho kuri uriya mwana imyaka 12 yari imyaka mikeya. Umwana w'umuyobozi w'isinagogi yabagaho mu buzima bwiza, imyaka 12 yayimazeho mu buzima bwiza. Kuri we rero yari imyaka mikeya, ndetse anapfuye abantu baravuze bati uyu mwana arakenyutse. Mu byabarizaga cyane nuko hari hapfuye umuntu ukiri muto cyane ukenyutse, imyaka 12, yari umwana ushobora kuba yarigaga nko mu wa gatandatu muri primaire, ni umwana muto cyane, yari imyaka mikeya. Bishatse kuvuga iki rero? Imyaka 12 ntiwavuga ko ari myinshi, ntiwavuga ko ari mikeya, ni relative. Rero batwigisha iki? Imbere y'Imana, Imana ntabwo igira igihe. Imana ntigira itangiriro, ntigira iherezo. Nta myaka myinshi, nta myaka mikeya imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana igihe gifite agaciro gakeya. Ushobora kwibaza ngo kubera iki
uriya muntu Imana yarindiriye akamara imyaka 12 mu babare nka buriya? Kuki uriya mwana Imana yemeye yuko apfa ku myaka 12? Kuko hari n'abapfa munsi y'imyaka 12. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi ngo Imana ntifite itangiriro, ntifite iherezo. Igihe ni icy'agaciro gakeya imbere y'Imana, kandi turabisobanukiwe neza. Tubonye uburyo imyaka 12 yashoboraga kuba myinshi cyangwa se ikaba mikeya. Ni relative rero iby'igihe imbere y'Imana ni relative. Aya magambo rero aratwigisha iki bene data abantu b'Imana? Ashatse kutwigisha iki nk'itorero ryo mu Rwanda? Nk'itorero ryo mu Rwanda aya magambo afite agaciro gakomeye cyane. Impuhwe kurenza ibindi byose, urukundo kurenza ibindi byose. Itorero ryo mu Rwanda turi abantu banyuze mu bihe bikomeye bya jenoside, aho urukundo rwabuze, abantu bica abandi, abantu bashyira imbere imihango y'idini. Icyo gihe yarakorwaga, misa zarasomwaga, abantu bashyira imbere, bakomeza imbere imihango y'idini, bibagirwa icy'ingenzi, bibagirwa urukundo rw'Imana. Imana dushakaho, Yesu adushakaho. Rero ubu butumwa burakomeye cyane kuri twebwe, kwibuka icyo Imana ishyira imbere n'iki. Ntabwo ari imihango y'idini, ntabwo ari ibyo dukora dushaka kubahwa kw'amatorero yacu n'ibyubahiro byacu bwite n'izindi nyungu, dushaka gukomeza imihango y'idini. Icyo Imana ishaka kurenza ibindi ni imbabazi, ko tugirira abantu bayo imbabazi, tukarangwa n'imbabazi n'urukundo n'ubuntu n'ubumuntu. Mu yandi magambo, nicyo Imana ishaka yuko dushyira imbere. Ikindi twakwigira kuri aya magambo, twamenye neza yuko Yesu ashobora gukiza. Birashoboka yuko ufite indwara umaranye igihe, bakubwiye yuko itakira, wamaze kwiyakira, ariko uyu munsi ugira ukwizera. Ugira ukwizera, birashoboka yuko ari nabitangaza bikomeye cyane wabona, ngo ubone Yesu aguhagaze imbere, agukoraho, akurambikaho ibiganza, cyangwa ngo ubone abavugabutumwa babandi tuvuga yuko abasizwe amavuta. Birashoboka yuko utabageraho uyu munsi, ariko uyu munsi ugira ukwizera, utambuke upfukame ku birenge bya Yesu, ukore ku nshunda z'ikanzu ye. Ibyo gusa birahagije mu kwizera kugira ngo uburwayi umaranye igihe buhinduke amateka mu izina rya Yesu. Birashoboka. Yesu ashobora gukiza, Yesu ashobora no kuzura n'abapfuye. Usibye no gukiza abagifite umwuka w'abazima, ashobora no kuzura n'abapfuye. Twabibonye, yazuye uriya mwana wa Yayiro wari upfuye, arongera aba muzima, amusubiza ababyeyi be, barishima, baranezerwa. Kandi Yesu ashobora no kuzura ibyacu byose. Niba ashobora kuzura abantu, ashobora no kuzura ibyacu byapfuye. Ahari ni business yawe yapfuye, Yesu uyu munsi hari icyo atubwira. Aratubwira yuko Imana ari Imana ikiza, Imana ari Imana itanga ubuzima, Imana ari Imana ishobora byose. Rero bene data, iri ni ijambo rikomeye cyane, ijambo riduhamagarira kugira urukundo, ijambo riduhamagarira kugira imbabazi, ijambo riduhamagarira guha agaciro ubuzima bwa bagenzi bacu, aho gushyira imbere imihango y'idini ngo duhugire muri ibyo. Dukwiriye kumenya icy'ingenzi, icy'ingenzi mu iyobokamana ryacu, icy'ingenzi mu bukristo bwacu. Niki cyatumye Yesu aza. Yesu ntabwo yaje kugira ngo yifatanye n'abanyamadini gukomeza imihango y'idini, oya, ntabwo aricyo cyazanye Yesu. Icyamuzanye ni ugukiza ubuzima bw'abantu, icyamuzanye ni ukurengera ba bantu bashyizwe inyuma kure,
abantu badashaka gukoraho, ba bandi twumva batagira no mu rusengero rwacu. Bijya bibaho ukabona umuntu yinjiye mu rusengero, tumurebye ikijisho kibi kubera uburyo asa, kubera uburyo ameze. Hari n'ababa bumva rwose abandi badahuje ukwizera batanyura n'imbere y'urusengero rwabo. Hacu hari umuyobozi w'idini umwe wari umeze gutyo, wumvaga rwose hari abantu batanyura n'imbere y'urusengero rwe. Yari umunyamahanga, yari uwihaye Imana w'umunyamahanga wo hanze y'igihugu. Bwirinda kuvuga inkomoko ye. Yumvaga rwose abantu badasangiye idini, batarabo mu idini ye, badakwiriye no kunyura imbere y'urusengero rwe. Yesu yaje gusobanura neza ko yazanywe n'abarwayi, babandi twita abanyabyaha, babandi twita abatakebwe, abapagani, nibo bazanye Yesu. Hari undi muntu murokore wigeze kumbwira ati ngewe sinywa inzoga, nanga n'abantu bazinywa, ndetse nyuze no ku muntu inzoga yishe ntabwo namukoraho, ntabwo namutabara, namureka nyine niwe uba yishe. Imyumvire ye nuko nguko yari imeze, ariko mu myumvire nk'iyo habuzemo imbabazi, habuzemo urukundo. Abo bantu tutakoraho, twumva yuko tutakoraho kubera yuko twiyita abarokore, twiyita abakiranutsi, twiyita abakristo. Bariya bantu twumva tutakoraho nibo batumye Yesu aza. Ntabwo abakiranutsi aribo batumye Yesu aza mu isi, ahubwo abanyabyaha nibo batumye Yesu aza mu isi. Nk'abari mu cyimbo nk'intumwa za Yesu muri iki gihe, dukwiriye kurushaho kwiyegereza abo bantu, abanyabyaha, abakoresha b'ikoro, abapagani, tukabiyegereza, tukabigiza hafi. Yaza ku rusengero ukamwicaza imbere kuko niwe ukeneye Yesu kurenza abandi. Uyu munsi natwe koko dusobanukirwe neza, tuyungurure, tumenye ikiri jambo risobanura ngo ntabwo ari ibitambo Imana ishaka, ntabwo ari imihango y'idini Imana ishaka gukomeza, ahubwo icyo Imana ishaka ni imbabazi. Reka rero bene data mbashimire kuba mwafashe uyu mwanya mukankurikira, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ndagira ngo nimubishobora iri jambo ube warisangiza mugenzi wawe, umuntu umwe, babiri, batatu. Uramufashije nanjye kuvuga ubutumwa bwiza, nawe urabugize uruhare mu kuvuga ubutumwa bwiza. Ndagira ngo kandi musabe nubishobora ukore subscribe kuri uyu murongo wacu, kugira ngo uyu murongo ukomeze kwaguka, ukomeze kugira ubushobozi bwo gukwirakwiza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ikugiriye neza, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ibisigaye rero bene data murabeho, dukomeze turangwe n'urukundo, dukomeze turangwe n'ineza, dukomeze tumenye icyo gushyira imbere. Ntabwo ari ugukomeza imihango y'idini, ntabwo ari ukwerekana yuko turi abakiranutsi, turi ibitangaza. Ubukristo bwacu icyo Imana dushakaho ni ukubugaragariza bagenzi bacu, kurangwa n'ubuntu, kurangwa n'ubugiraneza, kurangwa n'urukundo, kugira ngo ejo mu minsi iri imbere tutazongera kugibwaho n'urubanza nk'abanyarwanda ngo abantu batubaze bati mwakoze iki. Turangwe n'urukundo, turangwe n'ubugwaneza, turangwe n'ubutumwa bufite imizi, atari ubutumwa bushyira imbere imihango y'idini gusa, ariko ubutumwa budahindura abantu.
Imana itugirire neza. Mureke dusenge twongere twiragize Imana. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, turagushimira uyu mwanya mwiza uduhaye, udushobose kandi ushobose buri muntu wese wumvise iri jambo gukora ibyaryo, gukora icyo dushakaho muri iyi minsi ya none. Icyo dushakaho si ugukomeza amadini yacu n'imihango yayo, si ukwigaragaza nk'abakijijwe, si ukwigaragaza nk'abakiranutsi, ahubwo icyo dushakaho ni urukundo muri bagenzi bacu, kurangwa n'ubuntu n'ugira neza. Uduhe kugira impuhwe nk'uko wazigiraga, ukagirira impuhwe abarwayi, ukagirira impuhwe abashonji, ukazura abapfuye kugira ngo uhoze amarira abarira. Uduhe gukora nk'uko wakoraga, uduhe kugenda nk'uko wagendaga, uturinde gushyira imbere imihango y'idini, uduhe guca bugufi no kwakira bagenzi bacu, uturinde guca imanza kuko atari umurimo wacu, ari umurimo w'Imana yonyine. Nuko ukomeze kutugirira neza twebwe n'abacu bose, tubisabye mu izina rya Yesu, amen, amen.